Hello friends bakunze ba Sam Empire nguko bisanzwe. Ubu ngubu tugiye kuvuga ku bintu bigiye bikurikiranye ariko ntabwo turi buze kwizimba mu magambo n'iki ngo tubabwire ibibazo byinshi cyane cyangwa se tubatinze tumeze nk'abantu bari gushaka views. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba ku kintu bita ubwiza. Umuntu aravunika ashaka ubwiza, ukareba nk'umwana w'umukobwa afite ibintu hano ku munwa isigaho buri mu gitondo, mbese ni ukuvuga ngo imvura iramutse iguye muri kumwe mwatemberanye nk'abasheri, wareba ibintu byamubaho ugira ngo ni igishaho kiri kumuvaho cyangwa se ukaba wagira ngo n'ibindi bintu gihomyeho biri kumuvaho. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu ntacyo bimaze. Ikintu gifite umumaro ni ubwiza bwo ku mutima mo imbere, aho ubwiza bwo ku mubiri bwo bushuka umuntu, noneho bwamara gushuka umuntu akaza yamara kukugeraho akagushakaho bwa bwiza akabubura, bitewe yuko icyiza kiri ku mutima kiba kiruta icyiza kiri ku mubiri. Ikintu cyiza kiri ku mutima burya kiba kiruta icyiza kiri ku mubiri. None icyiza kiri ku mutima cyo kiba ari cyiza cyane bitewe yuko kiba kimeze nk'impano iri muri turiya tuntu babikamo impano duhishe. Ni uko nguko bimeze. Bityo rero ndabasabye ntimukirirwe mwinginga ubwiza cyane bwo ku mubiri, muzige mwinginga ubwiza bwo ku mutima, cyangwa se ntimukinginge ubwiza cyane bwo ku mubiri, ahubwo mujye mugerageza kuba neza ku mutima. Urugero, hari abakobwa bambara imyambaro mibi ukabona bameze nk'abantu bambaye ubusa, ariko bari abakobwa, hariho abakobwa babikora ku mpamvu y'akazi. Nk'umukobwa akaba akora mu kabari yumva yuko kwerekana amatako ye aribyo bituma abantu babasha kuba banywa inzoga zabo neza, yumva neza yuko kwerekana mu gituza cye aribyo bituma abantu babasha kuba barekura amafaranga muri ako kabari, aribyo bituma abantu bumva baba batwika mu kabari. Noneho ni ukuvuga ngo nguwo yabikoze ku bw'impamvu. None se ngawe uri umukobwa ugomba gusabwa ejo bundi ukajya mu wundi muryango utayigeze uvukiramo, noneho wagira muri uwo muryango ukabaho neza, bakakwitaho, ukababyarira abana, ukabahekera, ukabahereza uburere. Niba wambara imyambaro ngiyo umeze utyo, uzi neza yuko nta kazi ufite kakwemera kwambara iyo myambaro, ubundi uri mu biki? Uri gushakira ubwiza inyuma, kandi ubwiza wakabaye washaka ari ubwo ku mutima. Ubwiza bwo ku mutima bugira umumaro iminsi yose, ubwiza bwo ku mubiri bushuka umuntu ariko nta mumaro bugira bw'igihe cyose. Ni ukuvuga ngo kuba washaka ubwiza bwo ku mubiri, ibyo bintu wenda ni byiza tu, ariko ubwiza bwo ku mutima nibwo bubasha kuba bwagira umumaro. Ikirenze icyo ngicyo, kuba washaka ubwiza bwo ku mubiri ntushake ubwiza bwo ku mutima, ni nko gushaka ubutunzi bw'iyi si ariko ntububitse mu ijuru. Icyo nagusaba rero ni uko ugomba kuzajya ushaka ubwiza bwo ku mutima kurusha gushaka ubwiza bwo ku mubiri. So niba ari ku bwa business, ndabizi ntabwo wajya gukatana icyondo cyo guhoma inzu wambaye kositimu. Ibyo ngibyo nyine tu numva ntacyo bitwaye, ariko niba uzi neza yuko ubikora gutyo kubw'irari gukururira ku myambaro runaka, cyangwa se kubwo gushaka kwigaragaza ukihomaho ibyo bishonyi, warangiza ejo byahinduka ukagera. So ibyo bintu ntabwo bikwifurije. Murakoze, mugire umunsi mwiza, kandi niba utari wakora subscribe kuri YouTube channel yacyo, icyo nagusaba ni ugukora subscribe, tukazajya dukomeza kubigendanamo neza. Bye bye, murakoze, Imana ibahereze umugisha naho ubutaha.